Dutangiye inkuru yacu n'abanyeshuri batatu, babiri bari kwirukanka ku mukobwa umwe ari uri imbere nk'uko muri kubibona. Ubwo disi uyu mukobwa sinzi ngo baramushakaho iki, ariko bari kumwirukankaho ubona ko nyine bashaka kumugirira nabi. Disi ni umukobwa mwiza ari kugenda yirukanka azamuka hejuru muri etaje kugira ngo basi abone aho yakihisha. Ubwo uko ari kugenda agiye kwihisha abanyeshuri babiri bari kumwirukankaho, aragenda ari nako undi mutipe nawe ari kuza aba aramugonze. Mana yanjye biragenda bite? Umukobwa ati bariya bantu bari kunkurikira, wamfashije ukamisha hano basi bakaza bagatambuka bakagenda. Ubwo disi abandi babiri barahageze bati ari hehe se? Akatiye hehe? Bati tuyanyura hariya hirya. Undi nawe ati babarira umpishe bashaka kungirira nabi. Ubwo disi umutipe aramurebye atangira kumureba cyane, atangira kumureba atamukuraho amaso. Kumva ko umukobwa ari kuvuga, umutipe ntago amureba aba yarangaye. Si muri kubibona? Umutipe yarangaye. Ubwo disi umukobwa arahindukiye arareba abona bahageze, arareba aravuga ati baramfate. Ahita afata wa mutipe ahita avuga ati vaho tumere nk'aho bari gusomana baraza banyureho bagende. Ubwo disi ese ntabwo bamubona? Ubwo disi abandi babiri baraje bahageze babona abantu bari gusomana, baravuga ati reka abangaba bibereye mu byabo reka twigendere. Ubwo disi bose bikomereza urugendo. Bose bakora subscribe niba utarayikora ndetse natubona umunsi kuwenda gushimiye. Kandi cyane n'izindi nkuru wasura channel yacu yindi yitwa Vazi Media unuko nkuru tubagezaho. Ubwo disi umutipe ubona ko yesa nk'uwatwawe asa nk'ushaka gusoma umukobwa yagariye ubwenge ati reka shagenda, ngiye ntago nshaka gusomana nawe, nashinyagira ngo mpishe. Dore ese ubaye ari umukobwa wakora ibingi y'umutipe? Ese ubaye ari umutipe wakora iki guhisha umukobwa akakugorera gutya? Ubwo disi batwetse abanyeshuri bagarutse mu ishuri, ubona ko n'abanyeshuri bari no mu kizamini. Umutipe byamucanze avuga ati mana yanjye ndapfuye, iki kizamini nagishoborara. Ubwo disi nk'uko muri kubona nyine bari mu kizamini cyabananiye, ariko ubona ko disi ni abanyeshuri b'ibirara baba bafite inkota ari nako bacunga mwarimu. Ubwo disi wa mukobwa twatangiranye yafashe agapapuro amaze gukopera ahita akajugunya hasi. Ubwo umutipe yarabirebye aravuga ati uyu mukobwa kari n'umuhanga buriya ndabigenza gutera, reka ndikuntu agafata n'ibintu aba yanditse. Ubwo disi umutipe yarunamye atoragura ka gapapuro, akiri gatoragura mwarimu we risinziriye aba arakangutse aravuga ati urasa umunyeshuri uri gukopera, atumva sha weho uri gutoragura agapapuro nta soni? Ubwo disi mwarimu yese azafata wa munyeshuri ati ngiye nta soni gukopera mu ishuri ryanjye, gukopera ikizamini nta soni. Kumbe disi umunyeshuri yagiye yitoragura agapapuro atari nawe wakazanye. Rero ukuntu abantu barengana asubira arenganyira ubona ko cyagatoraguraga. Ubwo disi umunyeshuri wahise amusura mu ishuri rye ati nsohokera mu ishuri ryanjye, ngiye ntabwo ngiye nyambana n'abantu bakopera. Ese biragenda bite? Ese namujugunye cya gipapuro ati genda ntuzangarukire no mu ishuri. Urumva neza? Nshimira umuntu wese wakoze subscribe ndetse nawe utarayikora ndagusaba ngo uyikore. Ubwo disi batweretse undi munsi wa munyeshuri wacu w'umukobwa aba ari kwiyubakira utuntu mu makarita, ari nako aba yitwara utuntu two kujya ku ishuri nko muri kuri Agasobanuye, ari nako ari kubaka utuntu. Ubona ko disi utuntu dutangaje aba yiturije cyane ari kubaka utuntu mu makarita. Ubwo disi batwereka wa mutipe nawe yaraje ubona yuko yarakaye, ejo amafashe yakopiye avuga ati uno mwarimu naza ndamwicasha turicana. Ese biragenda bite? Ubwo wa munyeshuri yaraje w'umutipe asa gake gake yicara iruhande rwa mukobwa amwicara inyuma. Si muri kubireba? Umutipe yatangiye kuri wa mukobwa ati ibintu wankoze ubushize ngiye ngo utabare nurangiza nkore biriya. Ubwo atangiye kumwiba utuntu yari kwirira, atangira kumwiba utuntu tw'utugati ari nakamucunga. Umukobwa yarangaye akahita agatamira. Ese biragenda bite? Ubona ko disi n'abanyeshuri batwara ibyo kujya ku ishuri, ariko nyine ko bigaragara nyine ni uturara. Ubwo umunyeshuri akozemo bwa kabiri umukobwa yamubonye ati umva sha nta soni, subizamo se. Subizamo nyine utuntu twanjye. Mu gusubizamo agasuperi kasike kubita hasi nkuko muri kubibona. Umukobwa none harasakuza ati njyewe mene uri kujya hasi nta soni, uje kunyiba none umenye no hasi. Ngo disi umukobwa yagukanye n'umujinya aravuga ati njyewe. Ngo umutipe nawe ahita yunama atangira gutoragura ya migati. Ese ariho wayirya? Ntanjye ntayo narya da. Ngo nyine adubwira ese wira migati wayirya? Ngo disi umutipe yaratoraguye ureba ahantu ukuntu byago biba, agitereka ku meza n'amakarita yari yikoreye nawe yikubita hasi arashwanyagurika. Nyine mu tuntu yari yubakiye turashwanyagurika. Umukobwa none n'umujinya mwicara rimwe ati
njyewe ugize kumenera ibiryo, ugize no kwinjira utuntu twanjye tw'amakarita, njyewe ntabwo ugiye bajya bankinisha. Ubwo disi umukobwa no kuna umujinya mwinshi ati njyewe nta soni. Ubwo disi umukobwa yatangiye kumusunika nk'uko muri kwibona, amukurura imisatsi no kudisi umukobwa w'umugome ati ewana, niko kumukurura amutwara, aragenda ati njyewe ndagukurura nta soni, ndagukurura n'undi munsi. Yaragiye amushyira ahantu ku gikuta, atangira gukurura karuvati ye asa nk'ashaka kumuniga, ati njyewe ndagukubita, ahita amukubita icyo gipanshi niko mubibonye mu nda. Ubwo disi ibyo byarangiye, batwereka undi munsi wa mukobwa ku ntebe aho yicara yazanye n'indi nshuti ye nk'uko muri kubibona. Baraza bageze ahantu ku ntebe, abona twa tuntu tw'amakarita twose turuzuye, abona kandi agapapuro kanditseho ngo sorry, bisobanuye ngo umbabarire. Ese mama nanjye ninde wakamwandikiye? Atangira kwibuka ukuntu ejo byagenze, wa munyeshuri atoragura ibiryo akahita atura hasi y'amakarita yari yiyubakiye. Ngo disi umukobwa byaramurenze, atangira kumurenga, anako ya nshuti ye ku ruhande ibona kandi gapapuro, ese kanditseho ngo iki? Reka turebe. Mbese gukora subscribe n'utarayikora, ndetse nawe koze ndagushimiye. Kandi cyane n'izindi nkuru wasa channel yacu yindi yitwa Vazi Media, ubundi ukareze n'inkuru tubagezaho. Ubwo disi umukobwa byaramurenze, ese ku gapapuro asomye hiki? Asomye ku iki? Ku gapapuro. Ubwo disi umunyeshuri byaramurenze, ati asanga abandi banyeshuri bandi bagenzi be, aravuga ati muzi ikintu mbonye se, muzi ikintu mbonye, reka mbereke. Ubwo batangiye ugasoma uko ari abanyeshuri bane, ubona kwanditseho izina rya wa mutipe n'izina ry'uyu mukobwa bari bameneye ibiryo. Bivuze ngo nyine wa mutipe yakunze wa mukobwa, nubwo yamwangirije ariko yaje no kumusaba imbabazi. Ubwo disi umukobwa yasigaye aho ngaho nyine ubona ko nyine yishimye, avuga ati se koko nibyo mana yanjye. Ubwo nyine ibyo byarangiye, bagiye mu kabreke, umukobwa no nyine afite n'ibyishimo, ari nako na wa mutipe ari mu nzira imwe ya wa mukobwa. Ese biragenda bite? Ubwo disi umukobwa byaramurenze, ibyishimo byinshi, ari nako abanyeshuri bamugira ishyari, batangira kuza bamutega ati basi naza yiture hasi, aba yabibonye. Araza bagezeho nk'uko muri kwibona, ahita basimbuka ati njye ntabwo njya bantura hasi sha, njyewe ibyo ngibyo murabizi. Ngo wa mukobwa nyine uko yahindukiye avuga ati njye ntabwo bantura hasi, muri kwibona se njye niwe Nibogari nkunda, njye nange muzashaka umuntu wakunda. Ubwo barakwereka wa mukobwa agiye yarangaye, agonga wa mutipe, dore ibintu bahise bajyamo. Ubwo mutipe yaramutabaye ntiyagera hasi, atangira kumureba, batangira kumera nk'abagiye gusomana nk'uko muri kubona nyine, batangira kurana mu maso. Ubona ko disi ari abanyeshuri beza, umukobwa n'umuhungu yanze kumurekura, banga kurekurana. Umukobwa aramurebye, atangira gukurura kuntu yamubwiye ngo sorry, atangira gukurura ukuntu yamweretse agapapuro kariho izina rye n'iryo nguyu, hagati harimo agatima. Ubwo disi banze kurekurana nk'uko muri kubibona. Ubwo disi umwe yaragarutse, umukobwa yakuriye karuvati ye, umutipe ati ariko ibintu nkorera ni ibiki? Tubijyemo se, tubijyemo. Ngo disi iri kure umutipe amureba, umukobwa nawe ibyishimo byamurenze, atangira kureba umutipe, atangira kuvuga ati ewana, uzi kuri Nibogari se? Ati njye nakubabariye sibyo se? Umutipe rongeye yifunya udukaruvati twe, ati undi twuka tuba tumenyera, tuzi uwo ndiwe. Ati nkungu nk'aka naga kasanga karimo kararira, ese undi kariserera. Ngo disi batangiye kuganira, ubona ko nyine abanyeshuri beza bavuga ati nise wambabariye. Umutipe aramurebye ati reka nigendere ntazakugwaho. Umukobwa mu kugenda yatangiye umutipe ati garuka uri kujya hehe? Ese wari umutipe ho wagenda cyangwa wagaruka? Ubwo disi umutipe byaranze, ati ntago nakitesha aya mahirwe Ngo disi umukobwa nawe ubona ko yari yamukunze, ubona ko yari yamwishimiye, ari nako nyine atangira kumujyaho mu gituza, avuga ati ufite n'amatuza. Ngo disi nako nyine abanyeshuri bacu byarangiye bishimiranye, ubona ko disi urukundo rwabo rumeze neza. Nanga dusoje inkuru yacu, inkuru nakagaruka. Imana ibarinde.